Intego ya kabiri, waremewe kuba mu muryango w'Imana. Jye ndi umuzabibu, mwe muri amashami. Yohana 15:5. Kristo yatugize umubiri umwe, duteranijwe hamwe nk'ingingo. Abaroma 12:5. Umunsi wa 16. Ikirusha byose agaciro. Ibyo navuga byose, ibyo nakwizera byose, n'ibyo nakora byose ntafite urukundo ntacyo byaba bimaze. Abakorinto ba mbere 13:3b. Gukunda ni ukugenda nk'uko Imana yadutegetse kubaho, nk'uko mwabyumvise uhereye mbere na mbere. Itegeko ryaryo ni mubeho ubuzima bwo gukundana. Yohana 2:1-6. Agaciro ko kubaho kari mu gukunda. Kuko Imana ari urukundo, isomo ruruta ayandi ishaka ko wiga mu buzima ni ugukunda. Iyo dukunze nibwo turushaho gusa nayo. Niyo mpamvu urukundo ari rwo rufatiro rw'amategeko yose yaduhaye. Kuko amategeko yose ashobora gushyirwa mu ncamake y'iri tegeko rimwe ngo ukunda abandi nk'uko wikunda. Kwiga gukunda nta nyungu zawe ukurikiye ntabwo ari ibintu byoroshye. Bihabanye cyane na kamere yacu, ubundi yirebaho gusa. Niyo mpamvu Imana yaduhaye igihe cy'ubuzima bwose ngo twige kubikora. Imana ishaka ko twiga gukunda abantu bose, ariko ishaka mu buryo bwihariye ko dukundana cyane abo mu muryango wayo. Nk'uko twamaze kubibona, iyo niyo ntego ya kabiri y'Imana ku buzima bwawe. Petero aratubwira ngo mugaragarize bene data urukundo rwihariye. Pawulo yikiriza icyo gitekerezo agira ati, tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Kuki Imana ishimangirira ko tugomba gukunda no kwita byihariye ku bandi bizera? Kuki bahabwa isumbwe mu gukundwa? Kuko Imana ishaka ko umuryango wayo umenyekana ku rukundo ukunda kuruta ikindi cyose. Yesu yivugiye ko urukundo dukundana ari bwo buhamya bukomeye imbere y'abari mu isi kuruta amahame y'ibyo kwizera. Yaravuze ngo nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Mu ijuru tuzanezeruzwa umuryango w'Imana iteka ryose, ariko mbere yaho turacyafite umurimo ukomeye hano ku isi wo kwitegura kubaho ubuzima bw'iteka mu rukundo. Imana itwigisha iduha inshingano za buri muntu mu muryango, kandi iza mbere n'izi ni ugukundana. Imana ishaka ko ugirana ubusabane bwa kenshi kandi bwa hafi n'abandi bizera kugira ngo utore akamenyero ko gukundana. Ntabwo ushobora kwiga gukunda uba wenyine. Ugomba kuba hamwe n'abandi, abantu bateye umujinya, abandi bafite inenge, abandi badakora neza ibyo bashinzwe. Mu busabane n'abandi twiga amahame 3 y'ingenzi. Uburyo bwiza bwo gukoresha ubuzima ni ugukunda. Urukundo nirwo rwagombye kuba urwa mbere mu buzima bwawe, rukaba intego yawe iruta izindi, rukaba icyifuzo cyawe gikuru. Ntabwo urukundo ari agace keza k'ubuzima bwawe, nicyo gice gikomeye. Bibiliya iravuga ngo mureke urukundo rube intego yanyu ya mbere. Ntabwo bihagije kuvuga ngo kimwe mu bintu nshaka mu buzima ni ukugira urukundo. Nk'uko ari ikintu kimwe ku rutonde rw'ibintu nk'icumi, kubana n'abandi bigomba gushyirwa imbere y'ikindi kintu cyose mu buzima. Kuki?
ubuzima butari mu rukundo nta gaciro nyakuri buba bufite. Pawulo abivuga neza aho agira ati, ibyo navuga byose, uko nakwizera kose, n'ibyo nakora byose bitari mu rukundo, byose ntacyo byaba bimaze. Akenshi twitwara nk'aho ubusabane n'abandi ari ikintu tugomba gushakira umwanya muri gahunda z'ubuzima bwacu. Turavuga ngo tugomba gushakira abana bacu igihe, cyangwa ngo tugomba guha abana umwanya mu buzima bwacu. Ni nk'aho ubusabane ari agace k'ubuzima bwacu tubangikanije n'indi mirimo myinshi. Ariko Imana yo ivuga ko kubaho nyakuri ari kubana neza n'abandi. Ane mu mategeko 10 y'Imana yerekeye imibanire yacu n'Imana, andi 6 asigaye avuga ku mibanire yacu n'abandi. Ariko yose uko ari 10 avuga ku mibanire. Yesu yashyize mu magambo make ibyo Imana ishyira imbere mu nteruro 2 gusa: gukunda Imana no gukunda abantu. Agira ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Irya kabiri rihwanye naryo ngiri: ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririraho. Nyuma yo kwiga gukunda Imana, kuramya, kwiga gukunda abandi niyo ntego ya kabiri y'ubuzima bwawe. Igiha ubuzima agaciro ni ukubana n'abandi. Si ibyo umuntu ageraho cyangwa gutunga ibintu byinshi. Niba ari uko bimeze rero, ni iki gituma imibanire yacu n'abandi ariyo ushyira inyuma y'ibindi byose? Iyo gahunda zacu zimaze kuzuramo imirimo, dutangira kugabanya ubusabane n'abandi, tukagabanya igihe, umwete n'ubwitange bikenerwa kugira ngo abantu bagire imibanire iri mu rukundo. Bityo iby'Imana yashyize imbere bigashyirwa inyuma na gahunda zikubagaho. Guhugira muri byinshi niwo mwanzi wa mbere w'imibanire myiza. Usanga kenshi duhangayikishijwe no gushaka ibitubeshaho, gukora imirimo dushinzwe, kwishyura imyenda no kugeza ku ntego twihaye nk'aho ibyo ari byo by'ingenzi mu buzima. Ariko si byo. Ingenzi y'ubuzima ni ukwiga gukundana, ugakunda Imana n'abantu. Ubuzima iyo ubukubiyemo urukundo busigara ari ubusa. Urukundo ruzahoraho iteka. Indi mpamvu ituma Imana idusaba gushyira urukundo imbere ni uko urukundo ruhoraho iteka. Ibi bitatu bihoraho iteka: kwizera, ibyiringiro n'urukundo. Ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Urukundo rusiga umurage. Uburyo witaga ku bandi nibyo bizasigara bikuvuga igihe wavuye ku isi, kuruta ubutunzi cyangwa ibyo uzaba waragezeho. Nk'uko Mama Teresa yigeze kubivuga, icyangombwa si ibyo ukora, ahubwo ni urukundo ushyira mu byo ukora. Urukundo ni ryo banga ryo kwibukwa kudashira. Nicaye iruhande rw'igitanda cy'abantu benshi mu masaha yabo ya nyuma. Iyo bahagaze ku muryango w'ubuzima bw'iteka, nta n'umwe nari numva avuga ngo nimunzanire diplome zanjye, ndashaka kuzireba bwa nyuma, munzanire na bya bikombe na ya midari natsindiye, ya saha ya zahabu bampayeho impano. Iyo ubuzima bwa hano ku isi burimo kurangira, abantu ntabwo bahamagaza ibintu. Icyo baba bashaka ni abantu dukunda nabo dufitanye amaraso. Mu masaha ya nyuma y'ubuzima twese dusobanukirwa ko kubana neza n'abandi ari byo by'ingenzi mu buzima.
ubwenge ni ukumenya ibyo hakiri kare. Ntuzategereze ko ugera ku munota wa nyuma usaba ngo abe ari bwo usobanukirwa ko ibindi byose ntacyo bimaze. Tuzagenzurirwa ku rukundo. Impamvu ya gatatu gukunda bigomba guhinduka intego ya mbere y'ubuzima bwacu nuko aricyo tuzagenzurirwaho mu buzima bw'iteka. Bumwe mu buryo Imana igenzura ku wakuze mu bugingo ni uburyo bwiza abana n'abandi. Nugera mu ijuru ntabwo Imana izakubaza ngo mbwira iby'akazi wakoraga, amafaranga wari ufite muri banki, imyidagaduro wakundaga, ahubwo izakubaza uburyo witaye ku bandi, cyane cyane abari mu bibazo. Yesu yaravuze ngo uburyo bwiza bwo kumukunda ni ugukunda abo mu muryango we no kwita ku bibazo by'imibereho yabo. Ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi arivyo mwabigiriye. Igihe uzagera mu bugingo bw'iteka, ibindi byose uzabisiga ino. Icyo uzajyana gusa ni wowe uri we. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo ikigira icyo kimaze ni ukwizera gukorera mu rukundo. Kubwo kumenya ibyo ngibyo, nakugira inama yo kujya upfukama cyangwa ukicara iruhande rw'igitanda cyawe uko ubyutse buri munsi, maze ugasenga ngo Mana, nagira ikindi ngeraho cyangwa nsigire icyo ngeraho uyu munsi, ndashaka gukora uko nshoboye nkamara uyu munsi wose nkukunda kandi nkakunda n'abandi, kuko icyo ari cyo ubuzima bubereyeho. Umfashe uyu munsi sinkupfusha ubusa. Kuki Imana yakongera undi munsi wo kubaho niba ari upfushije ubusa? Uburyo bwiza bwo kugaragaza urukundo ni ukubona igihe. Agaciro duha ikintu cyose uzakabwirwa n'igihe twemera kugiha. Uko uha ikintu umwanya munini niko uba werekana uburemere n'agaciro ugiha. Nushaka kumenya ibyo umuntu kanaka ashyize imbere, ujye witegereza ibyo aha igihe kinini. Igihe niyo mpano y'igiciro cyinshi wahawe kuko kiza mu buryo bugeze budahinduka kuri buri wese. Ushobora gukorera amafaranga ukagira menshi, ariko ntushobora kongera igihe. Iyo uhaye umuntu igihe cyawe, uba umuhaye igice cy'ubuzima bwawe utazigera ugarurirwa. Igihe ufite nibwo buzima bwawe. Niyo mpamvu impano iruta izindi ushobora guha umuntu ari igihe cyawe. Ntabwo bihagije kuvuga ngo ubusabane ni ikintu cy'ingenzi. Ugomba kubyerekanisha igihe ubuha. Amagambo gusa nta gaciro afite. Bana banjye, urukundo rwacu rwe kuba amagambo gusa n'imvugo, ahubwo dukundane mu kuri bigaragarira mu bikorwa. Kubana n'abandi bisaba igihe, rimwe na rimwe bigasaba ubwitange, kandi uburyo bwiza bwo kuvuga urukundo ni ukureba igihe uruha. Umutima w'urukundo nyakuri ntabwo ari byo dutekereza cyangwa dukora cyangwa duha abandi, ahubwo ni ikigero twitanga ubwacu. Abagabo kenshi ntabwo ibyo babyumva. Benshi bajya bambwira ngo sinumva umugore wanjye n'abana banjye, mbaha ibyo bakeneye byose. Ese ikindi bashaka ni iki? Ese ikindi bifuza ni iki? Icyo bashaka gisigaye ni wowe, ko ubareba, ukabatega amatwi, ukabaha igihe cyawe, ukabitaho, ukababa iruhande, ukabatekereza. Mu yandi magambo, ukabaha igihe cyawe. Nta kintu gishobora gusimbura ibyo. Impano ya mbere y'urukundo ntabwo ari diyama, indabyo cyangwa shokora. Ni ukwita kuri mugenzi wawe
utarora iruhande. Urukundo rurungamira uwo muri kumwe ku buryo nawe ubwawe wiyibagirwa. Kwita ku muntu ni nko kumubwira ngo nguha agaciro ku buryo nguha icyo mfite cy'igiciro cyinshi, igihe cyanjye. Igihe cyose utanze igihe cyawe uba utanze igitambo, kandi igitambo ni cy'umutima w'urukundo. Yesu yatubereye icyitegererezo. Mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze, akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana ku bw'ibyaha byacu. Ushobora gutanga udafite urukundo, ariko ntushobora gukunda ngo we gutanga. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, yatanze. Gukunda bivuga gutanga, kureka ibyo nkunda, ibinyoroheye, intego zanjye, umutuzo, umutungo, imbaraga cyangwa igihe cyanjye kubwo kugirira neza undi muntu. Igihe cyiza cyo gukunda ni ubu. Rimwe na rimwe uburyo bwiza bwo kwakira akazi kadafite umumaro ni ukukagerera hirya. Ariko kuko gukunda ari cyo kintu cy'ingenzi mu buzima, bigomba guhabwa umwanya wa mbere. Bibiliya ibisubiramo kenshi ivuga ngo tugirire neza bose uko tubonye uburyo. Mukoresha igihe cyose mubonye ngo mukore neza. Uko ubishoboye ugirire neza ababikeneye. Ntukarorerere mugenzi wawe uti genda uzagaruke ejo, iyo ushobora kumufasha uyu munsi. Kuki uyu munsi ari cyo gihe cyiza cyo kwerekana urukundo? Kuko utazi neza igihe ufite cyo gushobora kubikora. Ibintu birahinduka, abantu barapfa, abana barakura, nta cyizere ufite cy'uko ejo hazaba hameze. Niba ushaka kwerekana urukundo, byaba byiza ubikoze none. Ubwo uzi ko hari umunsi uzahagarara imbere y'Imana, dore bimwe mu bibazo wari ukwiye kwibaza. Uzayisobanurira ute bya bihe, imishinga cyangwa ibintu byahawe agaciro kurutima abantu? Ninde wumva ukwiye gutangira guha igihe cyinshi? Ni iki wagabanya muri gahunda zawe ngo ibyo bishoboke? Ni ibiki ugomba kwigomwa nk'ibitambo? Uburyo bwiza bwo gukoresha ubuzima ni ugukunda. Uburyo bwiza bwo kwerekana urukundo ni ugutanga igihe. Igihe cyiza cyo gukunda ni ubu. Umunsi wa 16. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Intego y'ubuzima ni ugukunda. Umurongo wo gufata mu mutwe. Kuko amategeko yose asohorera mu ijambo rimwe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Abagalatiya 5:14. Ikibazo cyo gutekerezaho. Mvugishe ukuri, ese kubana n'abandi nibyo mpa umwanya wa mbere mu buzima? Nakora iki ngo bimere bityo?